agana extra strength byanditseho extra strength. Atari iki antigas. Okay. Ibintu binini bya sida hano. Kumira ibinini bya sida. Kamire ibinini bya sida hano. Turebe niba umuntu azakira izi ndwara. Sidutumereye nabi. Ndaje bavugishe mureke maze mere ikinini cya sida we. Kamaze mere ikinini cya sida ndaje bavugishe. We muri ko muri aho ngaho ndaje bavugishe. Kubanza komera ikinini cya sida. Mbona amazi ni moto we nini. Turi atako. Amasaha y'ikinini cya sida ndakindama. Nze mbavugishe. Weko muravuga iki? Weko muravuga iki ndaki? You guys, can you see me? Ndumva avuye gutema ibiti. Ntabwo mvuye gutema ibiti, mvuye kunywa ikinini cya sida we ibitugane. Tureba kashira abantu turebe ikintu bafite babwira abaturage. Hari abantu bafite babwira abaturage. Telefoni nayikoze ntabwo yongera gupfa. Turebe niba twashobora gutwika. Uyu munsi ndakwica. Fata urutoki, fata urutoki, fata urutoki, fata urutoki gaswe. Urice ariko burose rero karero nzakubwira. Nakubonye muri Tanzania muri za Kamambiri. Mwigeze abantu ngo bari kuru biriya bintu nyine. Bro reka maze mbwire BLUCE MELODY yungu sinzi ibintu aje gukora ndimo ndabwira BLUCE MELODY reka maze mukureho. Kamaze gukureho mbwire BLUCE MELODY. Nakubonye muri mu Kamambiri mwigeze abantu muri bari kuru kumwe cyamunaize cyaje Kigali kigendera inyamirambo kigisha inyamirambo ngo sijuye nini ngo sijuye ngo kiri kuru. Mwazabikoze wowe na element. Ko Kigali ajya ko Kigali ngo kaka quick question. When a quick question mwazafashe umunsi umwe mukigenera mu giporoso mwiyambariye Kamambiri na element wanyu nyuma mugenda. Ejo na post nzicyana cyane bavuga ko ngo gisa ngo na element ariko
Cyenda ndeba element ndeba umuhungu wanje ndavuga tuna makarita zikuva umuhungu wanje ni mwiza bwira element ati ewana njyewe mfite umuhungu muziba umeze nk'ubufana bwawe ubufana bwawe nibwo buza hano bugakora request bwarangiza bugahita butinya kuza urumva abonye ndavuga atabaswera bigize kuro muri Tanzania ngo muri ntoza ariko azajya ariko nkunda abanyarwanda basanzwe fata urutoki we Bruce Melody nta kintu ufite ubwira abaturage gusa mukure y'ingoma mumbabarire mukure y'ingoma nibura element azafite ingoma nawe uzi ufite ingoma nzima kumwitenwa ariko se nk'ubu kane we naragoma nk'ubu ngubu wagiye kwa ubu ngubu ari kuba waragiye nka kwa Diamond ugakora nka collabo na Mbosso wava kwa Mbosso ugasubira ukabakina we wafashe uruhande rumwe uraho kwa Harmonize gusa nta agatwiko ubu ngubu rega niwe urusha Harmonize agatwiko urumva uraho kwa Harmonize gusa wakabaye kubita kwa Diamond ukubita kwa Harmonize Dumba kuki ufite ubugambo bwinshi uzi kumvuga ukagira ngo sinavuga wakibuka ambone ariko shabwe abyana mwe muravuga mukagira amagambo mwabibwamwe wavuga iki uvuga iki what can you bimeze wowe washatse abasani ndakugira inama wanga kumva ndakubwira nibazakuvaho wambabari bakayeka kuvuga ibyo bintu usigaranye umurapa kandi nabyo ubizi neza ko n'ubudahari ngo ubyibereyemo bitazakunda umva reka nkubwire Bruce Melody Bruce reka nkubwire ikintu mwakora fifiraye mwamuswera gusa nta kindi mwamukorera ariko twamwemera numvise ngo element baguma muhamagara ngo yaze gufata telefone ya element ubwo se amukura he ukorera kuri wa producer element wanya guma hamagara fifira ya byaranze tubwire ukuntu bimeze karamubwiye ati oya njyewe ntabwo njya nkora producer umva ikintu cyakubwira element ngo fifira ya ntabwo hara producer ikibazo cyanjye ndashaka ko ugisubiza abantu bose bumva iki urashaka iki kuri Big Fizzo we Big Fizzo niwamenye ibintu yakoze we Big Fizzo se nicyo atakoze yakoze ibintu byinshi ku buryo kumenya ibyo yakoze n'ibyo atakoze bigoye noneho reka ngiye mbikujongoreremo nk'ibishyimbo n'umuceri abarundi bari hano abarundi muri hano mumfashe duhashye dumba barakora iki njyewe ndabakubita one man is hand abarundi bose n'ikipe yanyu na president wanyu n'ibiki byose abantu bakomeye ntugashyiremo abantu bakomeye ari abantu bavuze uvuga ubwo buntu bwawe bunyene ndimo ndavuga president w'ikipe ngo uyoboye ngo sinzi ngo Bantu Boys rega ngo bagira ba president nabo aho ngaho uri gushaka ahantu kwepera ikibazo oya reka nkubwire Big Fizzo turamwemera Big Fizzo akana urabona Big Fizzo ikosa yakoze ni iri ngiri sibyo ariko we niki kizima wakoze mbere yo kuvuga amakosa y'abandi ubundi wokora iki uretse gutema ibiti ahubwo ako karimo karaseka nakaye ko karimo karanyikira na telefone hari akantu karimo karaseka nabaho ngaho ni ka ele ariko ntari binyine igitwenge cye turakihanga okay umva reko nkwerekereho Big Fizzo ikosa yakoze sorry mbwira tonesha wakinze umuryango ukabwira kwa element agasohoka abantu bakuri bavuga element mbabwira BGC na ele muzamuke
element azajya yubaha abakuru element azajya yubaha abakuru be bigisinye kumugwa avuga ikintu kimwe mpite mu katwo Dumba wazamye umusatsi gaswereyo yambaye ikigofero nyine mucomoke bwira element yubahe bakuru be agende hejuru bagiye gaswere ubako gaswere njyewe ntumzi ubura amafaranga ubura uburere kandi warabyaye uri umubyeyi buriya nk'abana bawe niba utukana ibyo bintu imbere y'abantu bangana gutya abana bawe harya buriya ubigisha ibiki bro njyewe abana banjye uzamenye ntureba ko abana banyu mujya mubahisha ibintu nta bana bagira uburere nk'abanjye ibi bintu byose bararezwe nka se ibi bintu byose impungenge y'u Rwanda rw'ejo erega njyewe iyo mvuga ikinyarwanda nkivuga ukundi iyo mvuga ikigane nkavuga ibindi iyo mvuga igiswahili nkavuga ibindi iyo mvuga igifaransa nkavuga ibindi biba bitandukanye mu kinyarwanda rero twamenyereye ko mwebwe tugomba kubatuka ariko Dumba niba uri umuntu abuze amafaranga aba afite uburere njyewe afite uburere niba ufite uburere rero n'igifaransa wakimenye umva Big Fizzo akana kabakubise hiti drama tabakubise hiti niyo mpamvu ka element karimo karisetsa uvuga amagambo make ariko niravuye drama tabakubise hiti niyo mpamvu murimo murisetsa dramati akubise indirimbo ese ubundi hiti ni yaso ni ya nyoko nta muntu utemerewe gukora hiti ibyo nibyo bikubabaza ukuntu hiti imeze banza mu kuntu hiti imeze hiti ikwiriye abantu bose kuko kuba uri talented urabivukana ntabwo ari ibintu ujya ku ishuri kwiga ubu se wigeze umbona ku nyundo kandi nkwibutse ko iminsi yose idahora ari sande dore ngo abantu 700 ujya ubagira bro jewe umva rero nibyo dushaka kukwereka urugero n'urwo ngurwo hanyuma hiti umuntu ashobora kuyikora igakunda ujya kuri live as long as you're talented anytime wakora ikintu cya danje ikintu ugomba kubahira umuntu wabikoze mbere uzi ko Fizzo meni yakoze indirimbo ivuga ngo munyanawe njyewe ngisimbuka mani mu masho buriya ba Fizzo na ba Debeni nagiye mu makonseri yabo nabuze amafaranga yo kwishyura ngiye kukure kubanza uvuge ngiye kukubaha abantu ba Tom n'abantu bose bakoze mbere n'abatange n'abikiniki ngiye kukure kubanza uvuge ariko unyemerere n'uceceka mvuge respect ku mazina yabo nyine ntukabashyire mu tuntu dutoya vuge ujya kubavuga ujya uvuga amazina yabo ubashyize kuri level bariho hanyuma rero kuba umuntu yakoze nk'umuntu yakoze hit hagashya ni ikintu cyiza industry biri gukura ntutekereze ku muntu utekereze kuri industry kandi nujya no kuyobya abantu baba kureba mwana Dumba usobanukira ibintu by'ibiti iby'imiziki naho byumva nk'ibihuha byarakunaniye komeza icyo nashaka kuvuga rero ndashaka kubwira yuko twemera buri muntu wese ushyira itafari ku muziki dukora hano mu gace ndetse no muri industry hanyuma umuntu ari gusenya ngiye mubona nk'umuntu w'idage tu nko wa mudage uramuzi wirirwa avuga ubugambo ngo Bruce Melody uriya muntu ngiye mbamora akazi karapfuye n'ubu ntiyagiye abanyarwanda banze kumwumva nta jambo afite avuga kubera ko arimo arakubona arebe cyane dore nuko mbangaragara iyo hahiye ndi mu karere k'ibiyaga bigari dore nako kunywa kanjye gin tonic urumva turanatwika tugaflexinga urumva man mureke twubaka umuziki mureke kuzanamo ubukombo take ubwanyu ntazano mwakuye mureke tubyubake bikure good night Dumba reka nkubwire rero ngusobanurire mbaza mbere ko ngiye kukubwira njyewe ugende n'ubundi live right narangira niba njyewe numva ko Fizzo ashaka ko tumwubaha ntabwo yakabaye abona muri iyi time drama tabonye kuriya ntiyamupostinze na hantu yamushyigikiye indirimbo isohotse ariko drama takoze ikosa katwemere ko yari ikosa kubera ngiye sinemera ko ari nikosa
nje ntabwo nemera ko drama ibintu yavuze ari ikoze. Buri muntu wese agira point of view ye, ntabwo mwebwe ari mwe mufite point of view mwe. Exactly. Nakure turavuga. Ikintu cyabaye ntabwo nkizi, sibyo? Ikintu cyabaye ntabwo nkizi. Ariko reka nkwereke. Niyo mpamvu uri muri ahubagurika. Ndi guhubagurika. Utabizi. None so wowe kuri kuvuga ngo untumye indirimbo hano, harya urankoresha. Ndagukoresha ngiye. Nkoresha iki se shatumba ko? Ndibi. Kiko n'ingitemo. Ndakwemereye wongeye uvuga nk'iceke. Reka mvuge. Umuntu wese agira uko abona ibintu. Uko ushobora kubona ibintu ukabitangaho comment, niko nundi yabibona akabitangaho comment. Dramati twahuriye i Burundi akora show, aririmba muri show nari nakoze, kandi hari harabimo n'ibibazo byinshi. N'umupeti wa fresh urimo gukora akazi keza. Big Fizzo ni legend ufite uko abona ibintu. Niba Big Fizzo yarakomanse nta kosa yakoze, kuko byanze bikunze yakomanse ku byari byavuzwe. Kandi kwamamara mu isi yo kwamamara buriya ukwiye kuba uri ready ko abantu bagutanga aga comment nyine bakabivuga babyumva. So nje uko numva ibintu byakagombye kugenda. Wowe wabonye ibyanjye ntiwamenye ibyabaye. Nubwo numva nshaka kubimenya kubera ko niba byaranatambutse ngiye simba muri past ndi muri fitiri, ubu ndi kukubwira ibigiye gukurikira. Bruce uri igicucu uri ikigoryi. Umuntu ariko Dumba ntabwo warezwe neza. Nta Dumba kibazo njyewe ndabyemera. Uko Dumba tukana imbere y'imbaga y'abantu. Njye ndabyemera. Ariko rero kamaze nkubwiye. Fizzo nk'umuntu w'umuregenti ntabwo ashobora kugenda ku mbuga, kandi n'umwana uwo Dramati yavuye kwa Fizzo by the way. Indirimbo iragize nk'ubu ngubu biragaragara ko abantu benshi babonaga ko Dramati atwitse. Ino minsi biragoye kugira ngo abantu babone miliyoni zigere. Dramati niwo wenyine ino minsi yakubise Dramati na Chris Eazy. Rero Fizzo avuze muri uwo mwanya we nk'umuregenti aduha urubuga rwo kuvuga, tukavuga ko afite ishari. Urumva rero yakabaye agitika kubera bitagigaragara ko ibintu biranze, ariko umwana biremeye. Urumva rero avuze natwe tukabibona tukavuga ati mwangariye murebe. Umva ntarasobanukirwa kugeza ubu. Kubera icyo uba wumva uri rusange. Kuki ufata point of view yawe ugahita Rwanda bibona. Ariko iyo postinze abantu barantukana n'ikintu mbabwira. Iyo postinze abantu barantuka. Ubuzima bwo gutuka. Nuko buri kuvugira kandi bafite ubushobozi bwo kwivugira. Ahubwo ngenekereza ko ukwiye kuba positive. Niba ushaka ko ibintu bigenda imbere, you need to be positive. Ahubwo ninde uri positive? Ubwo mwashakaga reka maze nkwereke uwo mwana Dramati. Hande ko ndi kukubwira uwumwe. Ntacyo toka kure. Umva mwashakaga uwo mwana Dramati amaze iminsi ari kuri stress, ari mararira, akura live ari mararira, ariko ikirimo kiramuzaniye. Reka none nabimubwire niba ari na hano. Iyo ni inzira buri muntu wese uhuye n'ibibazo arimo kwamamara anyuramo, izo twese twaziciyemo. Urarira ukihanagura amarira akagira agashira. Murebe uko amaso yanjye yabaye do mbuza agatara reka njye imbere y'agati. Ibyo umuntu wese abinyuramo, n'abandi bose ari kubona bameze nkawe babinyuramo. Ariko icyariza Dramati turakizi. Nta kintu kitamuriza kuko ntarakomeye. Ikimuriza ni iki? Dramati ntabwo arira ngo kubera ngo abafana ngo baje bakakomentinga bakamutuka. Impamvu arira nuko abarimo aravuga ati kwera umuntu twari kumwe muri Bantu Boy niwe arimo, kandi noneho harimo aranteza abafana. Umuntu ari kumwe nawe harimo aranteza abafana. Noneho nanjye niko mbibona, nanjye point of view yanjye nkavuga ati wa mugani Dramati ntabwo ashobora kuririra, ntabwo ashobora kurira ngo kubera ngo abafana. Dramati arimo ararira kubera abona cya Fizzo kiza hariya gatangira kumanya gatangira kumuteza abafana. Uretse na Jesus bavuga ko ari umwana w'Imana. Na Joriji Baneti wo mu gitabo cy'imigani. Oya wenyine byihorere buri muhakanyi. Niba none wemera Dumba uko numva nakubaza. Ububona umusatsi wawe waragiye he n'Imana idakora? Ese wowe ko waretse gym byagenze gute?
Jimuze ko yakozwe n'abantu turi kuvuga ku Mana. Umusatsi wawe wagiye hiyo nyine yazanywe nande niba Imana idakora. Bruce ndashaka ko twereka abantu ukureho ishati nkureho iboro y'umusatsi turebe. Kuraho turebe. Ereka ninda. Nako ni imyanya y'ibanga. Ereka ninda. Dumba. Tugiye kuvuga ibintu ngurusha. Tugiye kuvuga ibintu ngurusha n'atamarenga. Undushiki. Nako navuga reba. Tugiye kuvuga ibintu ngurusha nagira ngo. Nanjye tugiye kuvuga ibintu ngurusha nagira gutya ngo. Oye, byo ngibyo iyo ugiye kuri toilette birashira. Ariko gabanyinda muhungu wanjye, gabanyinda. Ariko njyewe ikintu ndenze uzi cyari cyo. Omusa njyewe nkora imiziki myiza, urumva? Myiza kandi cyane. Nitatu heruka yari myiza. Yari myiza cyane ko nta n'umugira. Wowe nta n'ukuri ku rwego rwo kujajinga umuziki n'umwe. Uzi ikintu ukora? Imiziki itatu heruka yari myiza. Uzi ko ukora ikintu kiri munsi ya playback. Wowe ikintu ukora ni ugufata ibintu abantu baririmbye ukabyifotoreza uri kuzunguza iminwa. None utekereza ko icyo kintu ubu muri ubushobozi bwo kujajinga umuntu wagiye muri studio naho ubwo ikibazo cyabereye. Wowe ntabwo turicara muri studio nka kwandikira indirimbo. Vuga umurongo wanditse. Ndetse wubaza n'abasani bawe kwanza mboneye ubundi tonalite yagiye he mwapfuye. Simwamushutse mbese nindi uwo nguwo. Ko kamwagakureho ndi kukubwira ibitekerezo byanjye ukavuga muri rusange. Urumva ndi kukubaza we ko washatse umusani yagiye. Nawe uwo musatsi fifiraya. Umusatsi cyangwa fifiraya. Fifiraya ntabwo. Ariko se Bruce Melody nababwiye ko ejo bundi nababwiye ngo ngiye kuza kuri no mihanda. Buri muntu uzongera kugaruka live, buri muntu uzongera kujya ku mihanda kuvuga. Tujye kujya twihurira dukora tuvugane tureba n'amaso ku maso. Mbwira Fifiraya ageze he indirimbo ahore gukora ni nziza mbere yo kujya ntabwo ari nziza ndirimbo. Iyi Rikasto ntabwo ari nziza. Warayishinze Rikasto cyangwa indirimbo cyangwa Rikasto. Narinzi ko amushingiye akabari. Nakaraga afite. Adumba reka mureke bitwikire muhungu. Narakubwiye ariko umva Bruce Melody reka nkwereke ikintu tuzapfa. Reka nkwereke mvuga ikintu cyanyuma. Nanjye cyanyuma nicyo tuzapfa. Ibiboro mwazanye mu muziki wo mu Rwanda ni mubijyanye mu muziki w'abarundi. Abarundi muri kundeba hano mugira umuziki mwiza uzira amatiku. Yaba badage ngo ne badumba badafite ikintu babwira abarundi n'abanyarwanda mu karere nta kintu bavuga. Muzane ibintu biri positive kugira ngo twubake ibintu bibe byiza. Oya ntabwo abari dumba ku barundi antuka. Ntabwo bizi no kubamenya abarundi ntabwo wababesha kuri dumba. Nta kintu babwira kuri ndundi wowe. Kuri Tanganyika. Njyewe dumba Burundi ni nka Tanganyika bro. Nta n'ikintu wabwira abarundi. Abarundi baramfunze imibiri hanija urumva yewe witaba abarundi bagufunza sije wowe witabazaga sije wafataga telefoni zawe none waramfunguje ni nkaho nagufunguje reka mwibwire story yanjye abarundi bamfunze imibiri yarandi ariko ibiboro byose by'i Burundi ni binini me ibi urabona ko bakunda indagara z'indundi ziruta iz'inyarwanda n'imibu yabiruta inyarwanda. Utangiye kubaserereza. Utangiye uko ni ukubaserereza. Ndabasereje ariko narayibonye man nazanyirije. Urumva iyo umubu mu Rwanda ukuzanye ukuriye uzana akantu gatoya. Ariko umubu mu Burundi y'ukuriye. Uzana ikintu kingana n'igihaza. Yo have a good night man. Mukomeze mu Rwanda nyine turebe ko ibintu byakura. Ndanakwemera bya Dany. Unakomeza watwike ngendi out. Saa turi kumwe. Ngakura aho mbene wanyu. Wayikureho. Ndanze. Ngareka nkureho gashibutize. Ariko ntukatukana bana bawe. Akakure bwawe. Akakure. Nta kintu afite ubwira abaturage. Nta kintu afite abwira abaturage Bruce Melody nta kintu abafite abwira abaturage.
anyway reka mvuga ibyo ngiye kuvuga nigendere nanjye ngiye kubabwira ko kuri ntuza Big Farious ngende umufana wa Big Farious. Big Farious yafashije abanyarwanda bahanzi benshi b'abanyarwanda. Uno muziki w'u Rwanda uzamutse vuba, umuziki w'u Rwanda uzamutse vuba kuba ushobora kuburenza w'abarundi, ariko kera ba Farious barimo bararirimba ba Roriro nibo bajyaga bakora amahita abanyarwanda n'abarundi bajyaga bumva n'abakidumu. Ariko njyewe ugishobora kumbabaza nuko drama atashobora kuza umwana mutoya agakora indirimbo bigaragara ko ibintu byari byanze. Ubundi twajyaga Bruce Melody akora indirimbo dushakisha tuvuga ati nibura Bruce Melody ubu ngubu ashobora gukubita nka miliyoni, urumva tukavuga ati nibura ubu ngubu Chris Eazy ashobora gukubita miliyoni, ntuzashobora gukubita miliyoni, ntuza satibi miliyoni, dushakisha miliyoni zirimo zirabura. Ngira ngo Chris Eazy ni wabonye miliyoni nyarutse muri ino minsi, ubundi muntu akurikiye ino minsi yakoze miliyoni ni Dramati. Urumva rero expectingaga Dramati numvaga ko nka Fizo agomba kumuhamagara akamubwira ati bro ati mani petit frère urumva wavuye muri band boys felicitation ako kantu Fizo yakabaye akagura akavuga ati felicitation bro. Ikintu yashoboye gukora felicitation atayivuze Dramati n'ukugenda nk'umwana mutoya nko kwirigara abantu bavuga akabaho ikintu avuga Fizo akavayo ku mbuga agahita munenga mu bantu. Fizo iyo avuze na influence yiwe abantu n'abafana be, ibifana bya Fizo birasakuza cyane n'ibigugu biravuga sana, bagombaga gusimbukira umwana. Kandi ukareba Fizo mu Burundi yabagize abantu na udafite ikintu bavuga bose barakekeka nta muntu wavuga kuri Fizo, akana niyo mpamvu kagiye kuri live karagenda kararira. Iyo yarize rero hari abantu bazima bafite imitima mizima nkatwe baza bakareba bakavuga ati man uno mwana arimo ararizwa n'iki, urumva agatinya no kuvuga impamvu arimo ararira. Na manager we yagiye kuri ntuza akazajya avuga ngo abo ngabo ngo babaye ibirigi ntago ashobora kumuvuga. No, ni Big Fizo. Ubundi Dramati ntago ashobora kurira ngo kubera umufana yanditse mupeta ari kuri hit abantu bose arimo aragenda hose arimo aratera chance yaba arizwa n'iki. Ntago ashobora kurira ngo rero yararize kubera yumvaga umuntu nka Fizo yakabaye amufelicita mani ni urimo aramuponda afite noneho show agiye gukora mu Bubirigi baramutegereje. Big Fizo ni habaye ni nkarimo arabwira abantu bo mu Bubirigi ati mani ndi uno mutipe wapi nta kigenda ari iki arimo aravuga abantu nabi n'iki bro. Ibyo bintu ntabwo ngewe nanjye ku ruhande rwanjye ku mitekerereze yanjye ntabwo nabishyigikiye. Numvaga Fizo nkaho arimo araponda umwana kubera ari kuri hit setu. Iyo aza kubivuga probably indirimbo yarangiye maze nk'amezi 4 tutari ko turayumva Fizo akavayo akavuga kuri Dramati twari kubyumva. Ariko Dramati afite hit ni nabwo urimo aravuga ngo natwe tuweka turareba tukavuga ati wapi Fizo achana na mutoto ere ku mutoto arye hit bitugana, urumva ariko ntabwo nanze kuba Big Fizo ari umuregenti yarafashije abanyarwanda nta kintu bari bafite babwira abaturage. Fizo abaha amakorabo ariko aho ngaho naho hari ubwo hit byanga bro, hari ubwo hit byanga ukifashisha umwana urimo araza aho Fizo kuri njyewe numvaga wapatabikora. Rero nanjye kugira ngo mfate urundi ruhande byagombaga ngomba kumva yo nkaza nkabwira abaturage ati mwa abaturage mwe Dramati ntacu yavuze. Iyo bavuze ati abadiaspora yavuze ati abadiaspora babayeho nabi, abadiaspora babayeho nabi, abadiaspora tubayeho nabi, abadiaspora tubayeho abazungu. Ufite umwana banza umbwire umwana wo mu diaspora amutwara muri garideri muri dekeya ukajya kubona amutwaye mu Barabu bakaguma bamuha imikate umwana akaba adashobora kunya akagira constipation kakaze amaso umwana agaruka wamutwara kuri kakamaso akika agakanura gutya ugasanga byabaye ku mwana wa kana. Abana bacu ahanga bageze imyaka 16 bagatangira kugurisha urumogi ahantu hose. Ubwo nibwo buzima mugenda kuratira abanyafrika muvuga ngo iki abadiaspora tuba mu muhuzo umwe tujya kugura impuzu tugiye kuzaho haboro muri Afrika. Niyo bimwe murimo muravuga ngo turimo turarusha ngo abantu bari muri Afrika. Umuntu ari muri Afrika afite ikintu yakoze abari mararusha mu diaspora ari hana ari mararwana ngo waguze inzu ugiye kuyishura imyaka 30 uguze inzu ngo naguze inzu gura inzu nk'umunyafrika umutipa gura inzu akayishira hari yari inzu ya cadastre afite parcelle afite n'umuduga wa hana inzu imeze nk'iyo muri Afrika tuyishura imyaka 30. Dramati yavuze iki kibi? Dramati yavuze iki kibi? Nta kintu
Dramati yavuze sinta urumva rero mukajya aho ngaba ba diaspora kandi aba diaspora impamvu ni imitima mibi ntabwo mwumva ko ntabwo mwumva ko umuntu yavuga ibintu byanyu kubera mubesha abantu ko mubayeho neza hano muri ibi bihugu mubayeho nabi nimukazajya mubesha abantu team Dramati ngewe ndi team Dramati ntawe uzamunkuraho uwo ni umwana ugezweho Burundi Dramati new generation my friend Dramati double J kiriku abo bana nibo barimo baravuga bafite ikintu barimo barabwira abarundi nicyo bafite babwira abarundi turahangaha turimo turavuga pan africanism abanyafrika kwiyunga abanyafrika gukora iki namwe murimo muravuga ngo ngo kandi ahubwo ubu turashaka ko aba diaspora bose basubira muri Afrika ibintu byarangiye iyi live irarangiye ndayirangije ngiye kuyisevinga abashaka baze kuyireba nimuze kumisinga bye nimuzajye mudukanga abantu ngo Dramati yavuze mutoke kure